Reka ntangire nkwifuriza impagarike n'ubugingo ibihe byose ndetse nkwifuriza ubuzima bwiza buzira umuze aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda waba ndetse uri muri diaspora ariko ukaba wumva ikinyarwanda. Ndagushimiye cyane kandi ngusabiye umugisha ku Mana. Niba uri mu bihe bibi ngusabiye kwihangana ariko nkagusabira kunesha, Imana ikube hafi. Niba kandi urwaye Imana igukize, niba uri mu bibazo bitandukanye Imana ikubera igisubizo. Nawe uri mu byishimo rero kandi nawe reka twifatanye mu byishimo. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ku nkuru ya Roza Muhando. Roza Muhando hashize igihe kingana icyo utamwumva. Hashize igihe kinini amaradiyo atandukanye by'umwihariko no mu Rwanda badacuranga indirimbo ze, abazicuranga ni bake. Abenshi bazi ko yazimye muri ya mvugo bakunze kwita ngo umuhanzi yarazimye, ariko ntago Roza Muhando yazimye, aracyaririmba kandi aracyakora. Ndakumenyesha ko mu minsi 2 ishize n'ubundi yashyize indirimbo hanze. Ariko inkuru njya kukubwira si indirimbo yashyize hanze, ahubwo njye kukubwira isanganya ryabaye kuri Roza Muhando. Ese wari uzi ko ngo yashyizwe imbunda ku mutwe agasabwa gutanga miliyoni 15? Roza Muhando yahishuye ko umujyanama we yari agiye kumwicira mu ishyamba. N'umuhanzikazi Roza Muhando yareruye ahishura ukuntu manager we yari agiye kumwicira mu ishyamba, nuko yari agiye kwivugana umwana we mu mwaka wa 2010 akamusaba kumuha miliyoni 15 z'amashiringi ya Tanzania. Aka ni akamaramazi. Uyu Roza Muhando ni umuhanzikazi wabaye icyamamare mu ndirimbo zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana zirangajwe imbere niyo mwamenye cyane yitwa Ni Bebe cyangwa Ni Bebe. Uyu mugore yabaye kimenya bose muri Tanzania no muri Afrika muri rusange, cyane cyane Afrika y'Uburasirazuba. Uyu mugore Roza Muhando nyuma yuko yaje kuvugaho gukoresha ibiyobyabwenge, benshi bakanavuga ko aribyo byashyize iherezo ku muziki we. Bavuze byinshi, bavuga ko yazimye ndetse n'andi manyanga menshi yagiye amuvugwaho. Yagarutse kuvugaho cyane. Yagiranye ikiganiro no muri iki cyumweru gishize na Wasafi FM, ni radio ya hariya muri Tanzania. Bikunze kuvuga ko ari radio ya Diamond, wa muhanzi muzi cyane uririmba Sekira Music. Roza Muhando rero yareruye kuri iyo radio avuga ko manager we mu mwaka wa 2010 yari agiye kumwicana n'umwana we. Yahishuye ko yari agiye kwicwa n'umujyanama we, gusa yinda kuvuga amazina ye, ariko atangaza ko ari uwamufashije kuri album ye yise Utamu wa Yesu. Yagize ati: bansaba kubaha miliyoni 15 z'amashiringi ya Tanzania. Bansabye kuvuga isengesho rya nyuma, maze ntangira gusenga. Imvura yahise igwa, byari mu ishyamba, gusa baranyihanangirije ngo sinzagira uwo mbibwira, bambwira ko nimbivuga bazanyica. Roza Muhando ayo ni amagambo ye, ayo ni amagambo ya Roza Muhando. Ibi Roza Muhando rero yabihishuye mu kiganiro yagiranye na Wasafi FM ya Diamond nk'uko nabikubwiye hejuru. Yakomeje avuga ko rero nyuma yo kumukorera ubugome uyu mujyanama we cyangwa manager we, byumvikana ko atari we wenyine yashakaga, kuko yakomereje iwe mu rugo ahasanga umukobwa. Iwe mu rugo, ndavuga iwe mu rugo kwa Roza Muhando. Ageze mu rugo kwa Roza Muhando ngo yahasanze umukobwa wamukurikiraniraga ibyo mu rugo, ubwo navuga ko ari nk'umukozi wo mu rugo. Uwo mukozi rero yari ari kumwe n'umwana we wari ufite imyaka 5, maze uwo mwana we bamushyira imbunda mu kanwa mu rwego rwo kwereka Roza Muhando ko nagira icyo avuga bazamwica. Uyu mujyanama wa Roza Muhando bari barakoranye kuri album yitwa Utamu wa Yesu, ngo ni nabyo byatumye ashaka kumwica akamusaba amafaranga. Nyamara ngo uyu mujyanama we yari yaramwemereye kumufasha ku bushake, yari nk'umuvolontaire cyangwa ari umukorerabushake. Wasanga arabonye afite amafaranga menshi. Roza Muhando yavuze ko ibi byamubayeho byamusubije inyuma, gusa yizeza abakunzi be ko ibyiza biri imbere. Roza Muhando rero yatangaje inkuru ibabaje y'ibyamubayeho mu myaka yatambutse kuri iyi radio yitwa Wasafi FM, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa hariya ukora ibiganiro bya gospel. Ibintu byamubabaje cyane. Ntutekereze rero ko Roza Muhando atagikora indirimbo, nubwo wenda udaheruka kumwumva cyangwa ngo amaradiyo amucuranga aracyakora, kuko hari indirimbo yashyize hanze mu minsi 3 ishize yitwa ni mu minsi 3 cyangwa inishize yitwa Wanyamazishi. Wanyamazishi ni indirimbo yashyize hanze, imaze kurebwa n'ibihumbi birenga 500, hafi 600. Akaba ari indirimbo yakoze itangira ambulance ijya kwa muganga. Indirimbo yiririmbira ku gatanda ko kwa muganga ikarinda irangira akiri aho ngaho ameze nk'uri kubabazwa ari kwa muganga, yitwa Wanyamazishi. Ani indirimbo yindi yashyize hanze muri uno mwaka imaze ukwezi kumwe yitwa Kimpembe, imaze kurebwa na miliyoni irenga. Indirimbo nayo itangira Roza Muhando aryamye mu muhanda, bigaragara ko hari ukuntu ameze nabi,
dore ko akunda kugaragaza izi ndirimbo ze zimeze gutya. Hari n'indi ndirimbo yashize hanze mu mezi 3 ishize yitwa You Are My Mountain, nayo imaze kurebwa na miliyoni irenga. Roza Muhando rero urumva kagikora, gusa ntiyanaherutse mu itangazamakuru. Muri iki cyumweru nibwo yaganiriye n'itangazamakuru. Tanzania irongera mwibuka abanyarwanda bakina indirimbo ze. Nabonye yaranakoze live muri iyi radio yitwa Wasafi FM, aho yo yarari kubyina n'abanyamakuru bahariya muri Wasafi, ndetse harimo n'umu DJ ba photographe bafotora bameze neza cyane. Nuko ngayo nguko rero Roza Muhando aracyakora. Abamukunda mwese ndabasuje cyane, kandi mukomeze mu musengere agaruke, ndetse Imana imbuhe imbaraga n'amavuta kugira ngo akomeze umurimo w'Imana. Komeza rero bane natwe muri ibi biganiro bitandukanye, ukore subscribe nushaka unakore share, tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Zajya nkumenyera amakuru hirya no hino mu buzima busanzwe, yaba by'ubuzima, yaba ibya siporo, yaba amakuru ari kuvuga hirya no hino mwiyobokamana cyangwa muri gospel news. Ndahakubereye kugira ngo bane natwe. Ndagukunda cyane, ikangubwire ngo naho butaha turi kumwe.